reka twongere dushimire Imana iduhaye umwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Ngira ngo dusanzwe tumenyeranye, amazina nitwa Ntoranyi Moise. Tugiye kuganira rero ikijyanye n'ikibazo cy'icyaha, inkomoko yacyo, aho cyagiye kigeza abantu, naho kibagejeje ubu, n'ukuntu iherezo ryacyo rigiye gushyirwaho burundu. Reka rero mbere y'uko twinjira mu ijambo ry'Imana, tubanze duce bugufi mu cyubahiro cy'Imana, dusenga Imana. Uwiteka Mana y'icyubahiro, Mana waremye ijuru n'isi, ukarema inyanja n'amasoko, ukarema abantu, turagushimye cyane muri uyu mwanya, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugize amahirwe y'uko tugiye kuganira ijambo ryawe, turakwingize kugira ngo iri jambo wandikishije nk'Imana ribashe kugira imbaraga mu mitima no mu matwi y'abaryumva, kugira ngo ribace ku ngoyi z'icyaha, twitegure ubwami bwawe bugiye kwimikwa vuba aha. Kandi Mwami Imana, urinde ikintu cyose cyatuma ijambo ryawe ritumvikana, ahubwo Umwuka w'Imana rituyobore kandi arituyoboze, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bana b'Imana, nongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Uwiteka abahire mwese kandi abahe umugisha. Tugiye kurebera hamwe rero ijambo ry'Imana. Nk'uko nababwiye, ijambo ry'Imana byanditswe byera ni umurinzi. Ibyanditswe byera uwabihisemo akabyigaburira, afite umutima usenga Imana, muri we birasobanuka. Ibitajyaga byumvikana bimeze nk'amateka cyangwa inyandiko ziri aho gusa, birahinduka bigasobanuka mu mwuka, umuntu akumva icyo Imana ishaka kumubwira. Izina ryayo rihimbazwe. Umugambi w'ijambo ry'Imana ni ukugira ngo umuntu ikibazo yatewe n'igicumuro cya Adamu, icyo kibazo muri Kristo gikemuke. Kuko ikibazo isi ifite ni icyaha. Buri ibintu byose mureba, intambara ziba hirya no hino, inzara, ibyorezo, gusubiranamo, kutumvikana kw'imiryango, ibintu twumva mu matwi biteye ubwoba, biterwa n'uko ijambo ry'Imana abantu barishyize ku ruhande, bakikorera ibyo bishakiye, bigatuma ibyo bakora bigenda bikura bayobowe na Satani, aho kugira ngo bayoborwe n'Imana. Ariko Imana ishimwe kuko yaduhaye ijambo ryayo Bibiliya, kandi iyi Bibiliya iyo uyimbitsemo ukayiga neza, igusobanurira neza uriwe, bigatuma ufata umwanzuro wo kugenda kuri iyi si utakiri uw'isi, ahubwo utekereza nk'uko abagaragu b'Imana bagiye bemera Imana, bagiye babaho muri iyi si. Abo ngabo hari umugaragu w'Imana Enoki, ijambo ry'Imana ritubwira ko yabanaga n'Imana uko umutima uteye, ijambo ry'Imana akaryiga akarisoma, kandi imirimo ye yose yayikoraga neza kandi kuri gahunda. Hanyuma igihe kimwe kigeze, Imana ibonye ko atagishoboye kuba kuri iyi si, iramwimura imujyana mu ijuru. Umugaragu w'Imana Eliya nawe niko byagenze. None ni gute umwana w'Imana muri iyi minsi iheruka ashobora kuba mu isi ayobowe n'ijambo ry'Imana, agakora imirimo ye mu gukiranuka, akabana n'abantu bose amahoro, akirinda kwanduzwa n'iby'isi, akirinda kujya mu kavuyo abantu bo mu isi barimo? Reka tubanze turebe neza inkomoko y'icyaha. Reka twongere dusome isomo nkunda cyane, ndarikunda cyane, mu byahishuriwe Yohana igice cya 12 umurongo wa 12. Aya magambo umva ndayagutuye, nawe ujye uyakunda uyasome, wumve neza inkomoko y'ibibazo biri hano ku isi. Hari amagambo avuga ngo, nuko rero wajuruwe namwe abari bamo nimwishime, naho we wasiwe nawe wanyanja we mugushije ishyano,
kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Ndagira ngo nkubwire ngo ibintu ntubigire imikino. Satani yakumanukiye wowe inyoko muntu, afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. None se niba Satani azi ko afite igihe gito, wowe ufite igihe kingana iki? Imana se ifite igihe kingana iki kuri wowe? Reka twinjire mu itangiriro neza, aho ijambo ry'Imana ritangirira, twumva ukuntu icyaha kinjiye mu isi. Tangiriro igice cya mbere, mbere yuko icyaha kinjira, ariko ndagira ngo mbabwire muri makeya uburyo Imana yaremye umuntu. Iyo utangiriye ku murongo wa mbere, Imana irema isi n'ijuru n'ibirimo byose, uzasoma ko buri murongo wose ndetse na buri munsi wose Imana yaremaga ibintu, ibyo imaze kurema ikabona ko ari byiza. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanywa, umwijima wita ijoro. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Umunsi wa mbere Imana ishyizeho umucyo. Ibintu byari bivangavanzira bivangura, umwijima ukwayo, umucyo ukwawo. Umurongo wa 6, Imana iravuga iti habeho isanzure hagati y'amazi, rigabanya amazi n'andi mazi. Imana irema iryo sanzure, igabanya amazi yo munsi y'isanzure n'ayo hejuru yaryo, biba bityo. Imana yita isanzure ijuru. Buragoroba buracya, uwo munsi wa kabiri. Amazi yo hasi, ayo hejuru, isanzure risigara hagati. Imana iravuga iti, umurongo wa 9, amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe, ahumutse haboneke, biba bityo. Imana yita ahumutse ubutaka, iteraniro ry'amazi iryita inyanja. Imana ibona ko ari byiza. Imana iravuga iti ubutaka bumeze ubwatsi n'ibimera byose byerera imbuto ku butaka, biba bityo. N'ibiti byerera imbuto ku butaka, zirimo utubuto twabyo, igiti cyose cyera imbuto zikwiriye ubwoko bwacyo, biba bityo. Ubutaka bumeza ubwatsi, ibimera byose byera imbuto zikwiriye amoko yabyo, n'ibiti byera imbuto zirimo utubuto twabyo zikwiriye amoko yabyo. Imana ibona ko ari byiza. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa 3. Ibimera nabyo bigenje gute? Biraremwa. Umunsi wa 4 Imana iravuga iti mwisanzure habeho ibiva. Ibiva nabyo bigenza gute? Biraboneka. Inyenyeri, ukwezi, izuba, ibyo byose biraboneka. Umurongo wa 20, Imana ivuga iti amazi yuzuremo ibyigenza byinshi. Ibyo riba itegeko ry'Imana, bibaho. Amafi, inyamaswa zo mu nyanja, udusambaza dutoya, utuntu twose tujagata mu mazi kubw'itegeko ry'Imana. Imana irema ibifi binini byo mu nyanja, nayo imaze kubivuga. Noneho 24, Imana iravuga iti isi izane ibifite ubugingo, amatungo n'ibikururuka nk'uko amoko yabyo ari, inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari, biba bityo. Imana irema inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari, n'amatungo nk'uko amoko yayo ari, n'ibintu byose bikururuka hasi nk'uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Imana iravuga iti tureme umuntu. Ibintu byose bimaze kuremwa, uhereye ku mucyo kugeza ku nyamaswa no ku biti no ku byatsi no ku mazi, biriya byose nk'uko tubibona nk'uko bimeze. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke mugwire. Amagambo atangaje. Bibiliya iyi ngiyi, ijambo ry'Imana ry'ukuri, ritugaragariza ukuntu isi yaremwe, nuko umuntu yaremwe. Iyi Bibiliya ivuguruza inyigisho nyinshi abantu bavuga ko umuntu atavuye ku Mana. Abantu benshi bavuga uburyo umuntu yavuye ku dusimba bikagenda bizamuka muri za nyigisho zipfuye, ziri aho ngaho, zaturutse kuri Satani. Kuko Satani ntago yifuza ko umuntu amenya intangiriro ye.
kuko nutamenya intangiriro yawe kandi ngo utaza hava ntamenya nahajya. Nicyo gituma ubona abantu benshi barindagiye batazi neza inkomoko yabo. Ibyanditswe rero biratubwira ko umuntu yaremwe n'Imana mu mbaraga zayo. Iyo usomye umurongo uri hepfo, Imana yafashe ibumba cyangwa umukungugu cyangwa ubutaka, ushobora kubyita uko ushaka kubisoma. Nuko ngo irabumbabumba irangije irema umuntu ku ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye. Uyu muntu ngo yari afite ubwenge, uyu muntu yari muremure, afite metero 6 z'uburebure, afite metero 3 z'ubugari, kandi ngo yari afite ibiro byinshi, kandi ngo yatekerezaga mu buryo bukomeye, kuko ikintu cyose uko yakise niko kikitwa n'uyu munsi. Kuko Imana ngo yaramuzanye, irangije imuzanira ibintu byose ngo abyite. Imana noneho ngo ireba ukuntu Adamu ari kubyita amazina, nuko Imana nayo irabishima, iravuga ngo ni byiza. Uyu muntu rero ntabwo Imana yamurekeye. Umuntu witwa Adamu ntabwo Imana yamurekeye, ahubwo yaravuze ngo reka muremere umufasha umukwiriye. Nuko ngo imusinziriza ubuticura, imukuramo urubavu rumwe, iruhinduramo umugeni mwiza cyane, irangije iramumushyingira. Ariko mbere y'uko imushyingira ngo akangutse yitegereje Eva, aravuga ngo aka ni akara ko mu mara yanjye, aka ni akagufa ko mu magufa yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Turiho turareba inkomoko y'icyaha, turiho turareba aho icyaha cyaturutse naho kigejeje isi. Kandi ikibazo buri muntu wese afite kuri iyi si ya Nyagasani ni icyaha, nicyo afitanye na Kristo. Kandi ndagira ngo ubwire ngo Yesu Kristo niyo cyamuzanye, nicyo cyamuzanye, kuko yarivugiye ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Umuntu rero Imana imaze kumurema, ariko mu isomo twatangije twiza amagambo avuga ngo wasi wugushije ishyano, kuko Satani yakumanukiye afite umujinya, azi ko afite igihe gito. Iyo dusomye muri Ezekiyeli hatubwira neza ko Lusiferi yari umukero ubutwikira, yatwikiraga intebe y'Imana. Lusiferi ntiyigeze anyurwa n'icyubahiro Yesu Kristo yari afite. Nuko Lusiferi muri we hatangiramo ishyari n'amatiku, atangira guhuzana amatiku mu ijuru. Twihuse mu gitekerezo, intambara ibera mu ijuru, Lusiferi aracibwa, aramanuka, aza muri iyi si. Umuntu amaze kuremwa, Imana yaramusanze iramubwira uti hari ikibazo kiri hano, ukwiye kuba maso. Reka tugere mu gice cya 3. Kuko umuntu amaze kuremwa, amaze gushyingirwa, amaze guhabwa itegeko, mu gice cya 3 tugiye kureba aho inkomoko y'icyaha yaturutse. Ku murongo wa mbere w'igice cya 3 mu itangiriro, inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zose zo mu ishyamba. Uwiteka Imana yaremye ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoraho, mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa. Imana yari yababwiye ngo umunsi mwakiriyeho no gupfa muzagenza gute? Muzapfa. Satani muzi ko ni umwuka, kuko ngo ikintu yakoze buriya Satani kugira ngo ashobore umugore, yakoze mu buryo bukomeye cyane. Uko Imana yari yabwiye Adamu na Eva ngo ntibazatandukane, Satani ngo ikintu yakoze yatumye Adamu ahuga, noneho atuma umugore nawe ava uruhande rwe. Nuko ngo aragenda yitembeza wenyine, ageze hafi y'igiti bari barabujijwe. Ubwo icyo Satani yakoze, umugabo atumye ahuga, umugore amuteye gutembera, ngo arihuta yinjira mu nzoka. Nuko avugira muri iyo nzoka amagambo tumaze gusoma ngo gupfa ntimuzagenza gute? Ntimuzapfa, ahubwo Imana izi ko umunsi mwakiriyeho no muzamera nkayo. Urumva umudamu rero icyo yakoze, yasoromye izo mbuto nuko arazirya. Mu kugaruka asanga Adamu ngo yagarutse mu by'ukuri icyari kimwinjiyemo bwari ubushitani, kandi Adamu aho yari yasigaye yari akirimo ubumana. Eva yagiyeyo nta mpuhwe amufitiye, aramubwira ati akira ibyo kurya nzanye. Adamu ngo aramwitegereza, aramureba, abona ibya Eva byahindutse ukuntu yarasanzwe amuzi siko ameze. Impamvu ni ihe? Nuko ubushitani bwari bwamaze kwinjira muri we. Nuko rero musanzwe mubizi, aramuhendahenda, Adamu aranga, umugore ararira.
burya imbaraga z'abagore ngo ziba mu marira. Adamu aravuga ati nta kundi, kuko yari agifite ubumana, yiyemeza gusangira nawe, kandi abizi neza ngo bamaze kurya babona bambaye iki? Bambaye ubusa. Byanditswe niko bitubwira. Bamaze kubona bambaye ubusa, icyo bakoze bagiye kwihisha inyuma ya Edeni mu biti. Ni impamvu ki bagiye kwihisha? Ni impamvu y'icyaha. Nicyo ngira ngo tuze kureba. Noneho wibaze wowe, Adamu na Eva ko bakoze icyaha bakajya kwihisha inyuma y'igihuru, wowe wihishe he? Birashoboka ko waba wihishemo muri kamere yawe, ariko ndagira ngo nkubwire, Imana yageza kubasura bakagirana umushyikirano bakaganira. Ariko noneho Adamu ngo yagiye kumva yumva imirindi. Imana iramubaza ngo Adamu urihe? Aravuga ngo numvise imirindi yawe, nakumvise, ntinyishwa nuko nambaye ubusa njya kwihisha. Ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Urwitwazo ruratangwa, wa mugore wampaye, umugore arabazwa, ya nzoka waremye. Ni nkaho bakavuze ngo icyaha gikomotse ku Mana, kuko Rusiferi niko igihe cyose abikora, ateza abantu ibyaha, yarangiza akabashyira habona, yarangiza akabemeza ko ibyo byose biturutse ku Mana. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo icyaha cyose ubona kimaze kugeza isaho kigejeje gituruka kuri Satani. Tangirira igice cya 11 tugiye kuhasanga igitekerezo cy'umudugudu w'Ibabeli. Ariko icyaha ahantu cyagejeje isi ni ahantu hakomeye, kubera ko hagati kuva kuri Adamu kugeza kuri uyu mudugudu w'Ibabeli tugiye kureba, hari ibintu byabayemo aho hagati biteye ubwoba. Imana imaze kubabona isanga nibaguma mu murima wa Edeni bazarya ku giti cy'ubugingo, bakazasazira mu byaha iteka ryose no mu mibabaro, kuko Imana icyo yavuze kirasohora, yavuga ngo umunsi mwakiriho no gupfa muzapfa. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere bari bamaze gupfaho ni ugupfa kukureba ku Mana, ku mico y'Imana. Ariko bari bategereje noneho n'urupfu rw'iteka. Ntabwo ikivugwa hamwe itangiriro ari urupfu rwitwa ibitotsi, ahubwo ni urupfu rw'iteka. Urwo kandi nirwo Kristo yaje kudukiza, kuko nusoma mu bice bikurikiyeho uzasanga ko Imana imaze kubabona bari aho inyuma y'igihuru, ntabwo yagombaga kubasigaho nk'umunyarukundo nk'umuremyi wabiremeye, ahubwo ngo yabakoreye imyenda mu ruhu. Irangije itegeka Adamu ko bazajya batamba igitambo cyasuraga Kristo. Turaza kubigeraho turebe ukuntu noneho igicaniro cy'ibitambo igihe cyose cyagiye gikoreshwa mu nzira y'abantu bashaka Imana, kandi twabonye ko hatavuye amaraso ntabwo hariho gukizwa icyaha. Mu gihe cya Nowa ngo abantu babaye babi cyane, kuko ngo mu gihe cya Nowa hari ubwicanyi, hari uguhinyura Imana, hari ibintu bikomeye cyane. Imana irangije ifata umwanzuro wo kugira ngo abanyabyaha ibakureho. Taza kugira ngo byari byoroshye, kuko uhereye kuri Kayini wishe mwene nyina Abeli, Imana yamubaza ngo mwene nyoko ari he? Yaravuze ngo ntago ndi umurinzi wa mwene data. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none abantu bagera ahantu abantu bakora ibyaha bakisekera, bagasa naho nabo bavuga ngo ntabwo turi abarinzi ba bene data. Kwabona abantu ibyaha birakorwa, ariko abantu ntago babyitayeho. Iyo ukurikiranye abantu baturutse mu rubyaro rwa Kayini ngo bakomeje kuba babi cyane, noneho Abeli nk'uko twabibonye mu byanditswe, amaze gupfa Imana yamushumbushije urundi rubyaro, imushumbusha umwana w'umuhungu witwa Seti. Nibwo abantu ngo batangiye kwambaza Imana. Umurongo wo kwa Kayini bakomeje kuba babi, umurongo wo kwa Abeli bakomeza kubaha Imana. Noneho ikintu gikomeye kiraha mu gihe cya Nowa, nk'uko nabibabwiraga, abantu bamaze kuba babi cyane bafite urugomo, Imana abo bantu yashatse kubakuraho. Ariko Nowa ngo agirira umugisha ku Mana, akirira mu nkuge we n'umuryango. Abaturutse kuri Nowa nibo hamwe iki gice cya 11, kuko Imana umugambi wayo kwari ukugira ngo abantu bagende hirya no hino ku isi, bature, bongere bororoke, bagwire. Ariko bo hari ikintu bakoze kiraha gikomeye. Umurongo wa mbere w'igice cya 11, isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe, bagenda berekeye iburasirazuba, babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari, barahatura, barabwirana bati mureke tubumbe amatafari tuyotse cyane. Kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye, bakayafatinisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo. Baravuga bati mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana
twe gutatanira gukwira mu isi. Umugambi wa mbere bafashe ni uwo kubaka umudugudu. Barangije bubaka inzu y'amatafari ndende, kuko ngo bari barabonye ahantu umwuzure wagarukiye, baravuga bati Imana nishaka kugira ikindi ikora, noneho tuzaba turi iyo hejuru. Umva ubwibone. Imana rero ngo imanurwa no kureba iby'abana b'abantu bakoze. Ihageze mu kiganiro baravuze ngo aba bantu nta kintu batazageraho nibabishaka, reka noneho tubasobanye indimi. Babeli rero niho indimi izi ngizi mwumva zivugirwa ku isi niho zatangiriye. Noneho umwe yahamagara undi, nzanira itafari akamuzanira ibyondo, nzanira ibyondo akamuzanira amazi. Barananiwe kumvikana, nuko ngo batangira kurwana, indimi zabo zirasobana, abumvikanye bagafata inzira bakagenda, ariko bagenda ari n'abanyabyaha. Imana rero kuko ari umukozi w'umuhanga kandi yifuzaga ko urubyaro rwakomotse kuri Seti, abo bantu bakomezaga gusenga, ariho habonetsemo Aburahamu. Ariko mbere ya Aburahamu urumva Nowa yagiriye Uwiteka umugisha, yarasengaga. Enoki yagiriye Uwiteka umugisha, yarasengaga, yimurirwa mu ijuru umwuzure utaraba. Aba bantu rero ntabwo babayaho ngo n'ubundi ibyo babonye bibera mu isi bitume bihana, ahubwo bakomeje gukora ibyaha. Ariko Imana mu rukundo rwayo, kuko ifite gahunda ikomeye, kandi ko muri iyi si guhera mu gihe yaremwa kugeza igihe izasoza, Imana izaba ifite abantu basenga. Nubwo Babeli yaje guhindukamo Babuloni, turabibona, turaza no kureba Babuloni yo muri iyi minsi y'imperuka, ariko Imana ifite abantu bayo basenga kandi bafite imibereho nk'iyo Kristo ashaka, bazimurwa bakava muri iyi si bakajya mu ijuru. Ndagira ngo nkurarike, ese muri wowe wumva mu by'ukuri isoko yawe cyangwa inkomoko yawe waba uri uwo kwa Kayini bitewe n'imirimo ukora? Ese yo witegereje kwakira Kristo wawe byaraguhinduye uhinduka nk'uwo mu muryango wo kwa Seti? Icyo ukwiye kukibaza. Ahangaha rero kuko Imana ari umukozi w'umuhanga, abantu baratatanye hirya no hino, ariko Imana ikora ibintu bitangaje, byantangaje. Ihamagara umuntu witwa Aburahamu. Imaze kumuhamagara mu gice cya 11 twasomaga ku murongo wa 26, tuhabona umugabo witwa Tera. Uyu Tera rero ngo yari umubaji w'ibigirwamana. Burya rero Imana yishaka umuntu ntahita mukuru. Uyu Aburahamu niho yamuvanye. Imaze kumuhamagara Aburahamu mu gice cya 12, Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani, kuko yari mukuye mu rubyaro rw'abanyabyaha kwa Tera wakoraga ibyaha. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu. Tangirira igice cya 12 umurongo wa 2 niho ndi. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha uzakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nawe nzagenza gute? Nzamuvuma. Aburahamu rero nta kindi yarebyeho, yumvise icyo Imana imubwiye n'isezerano bagiranye, arahaguruka. Kandi ngo yahagurutse atazi yajya, kubwo kwizera. Ni nawe sekuruza w'abizera. Ndagira ngo iki kintu tuze kukivanamo icyigisho gikomeye cyo kwegurira Kristo byose. Aburahamu arahaguruka, ahagurukana n'umuryango we, ahagurukana na Loti, baragiye bagenda bageraho Imana yashaka ko baba. Nihuse mu gitekerezo cya Aburahamu, niwe wabyaye Isaka, Isaka abyara Yakobo, Yakobo abyara abana 12, ari iyo miryango y'Abisirayeli. Abo bantu bakomeza kubaho ngaho bubaha Imana. Ni igitekerezo kirekire, ariko icyo nshaka kuvuga ni iki: ni uburyo ruriya rubyaro n'ubundi rw'abanyabyaha bakomeje gusenga ibigirwamana. Aburahamu nawe ava muri urwo rubyaro atangira gusenga Imana. Uru rubyaro rw'abanyabyaha rwongeye kubaka undi mudugudu ukomeye witwa Babuloni. Iyi Babuloni turayisanga muri Daniel igice cya 3, kiratubwira neza neza ukuntu byari bimeze. Niho hagaragaza Babuloni ukuntu yari imeze. Iyo utangiriye mu gice cya mbere, Imana ihumugisha Daniel na bagenzi be. Amateka tugaragariza ko ubwoko bwa Isirayeli bukomoka kuri Yakobo. Yakobo twuzuye amateka ye, uburyo yagiye kwa nyirarume, uburyo
yari amaze kuriganya umugisha wa mwene nyina Esawu, kuko Isaka yabyaye abana babiri, Yakobo na Esawu. Nk'uko twabibonye, uyu Esawu yari umuhigi, Yakobo akaba yarabaga mu ihema akora imirimo y'imuhira. Haza kuba igihe rero papa wabo asaza, witwa Isaka, ashaka kubaraga, kandi icyo gihe umugisha w'umwana w'imfura wahabwaga nyine umwana w'imfura. Ariko uyu Esawu, ibyanditswe bitubwira ko ngo yari umuntu wahoraga agenda ahiga, ari umuntu wiberiyo. Nuko nyina wa Yakobo ari we Rasheli aza kumva se abwira umuhungu we ko agiye kumuha umugisha. Uyu Yakobo nyina aramubwira ati kora ibishoboka, ushaka umuhigo, ushaka inyama uzitekere iso, hanyuma ubone umugisha wari ugenewe mwene nyoko. Niko byagenze. Uyu nguyu Yakobo atunganya inyama, icyo ni igitekerezo musanzwe muzi, azanira se, amuha ibyo kurya. Ise twihuse mu gitekerezo amuha umugisha. Ariko mwene nyina Esawu aje nawe atunganya ibyo yagombaga gutunganya, hanyuma azaniye se aramubwira ati umugisha namaze kuwutanga, ninde uvuye hano? Hagati aho rero Yakobo yaje guhunga, ajya kuba kwa Labani, abayo amuragirira amatungo. Icyo ni igitekerezo kirekire, kugeza igihe Yakobo yaje kugarukira iwabo, ariko afite ubwoba bw'ukuntu agiye guhura na mwene nyina. Nibwo yihannye akirana na marayika wa wundi wamubonekeye mu gihe yahungaga, abona urwego ruzamuka, abamarayika barumanukiraho baruzamukiraho, urwego rwageraga mu ijuru. Rero uyu Aburahamu, nk'uko twabibonye, ari we sekuru wa Yakobo. Yakobo byaje kuba ngombwa ko ajya kuba muri Egiputa kubera umwana we Yosefu wari wagurishijwe na bene nyina kubwo ishyari. Hanyuma ariko hari icyo Imana yashaka gukorera Abisirayeli. Ubu bwoko bw'Isirayeli rero bwakomeje kuba mu Egiputa kugeza igihe umwami wari uzi Yosefu yaje gupfa. Hanyuma Abisirayeli bakoreshwa uburetwa bukomeye hariya mu Egiputa. Ariko Imana kuko ari umukozi w'umuhanga, ibategurira umucunguzi wagombaga kubakurayo, ari we Mose. Igitekerezo cye murakizi, uburyo yavutse, uburyo yahishwe, uburyo yabaye kwa Farawo, uburyo yize amashuri asanzwe, yiga ibijyanye n'amategeko, yiga igisirikari. Ariko igihe kigeze kugira ngo acungure Abisirayeli, nibwo yaje kwica Umunyegiputa asanze arwana n'Umwisirayeli. Bituma noneho bukeye bwahasanga Abisirayeli nabo barwana, agiye kubakiranura. Umwe aravuga ati ese urashaka kunyica nk'uko wishe uriya Munyegiputa ejo ukamutaba mu mucanga? Mose rero ngo arahunga, aragenda ajya Midiyani, ajya kuragira intama za Yetiro. Aho niho Imana yabonaniye na Mose, iri mu gihuru cyaka kidashya. Imana iramuhamagara kugira ngo imutume kujya gukura Abisirayeli mu Egiputa. Abisirayeli rero Imana imaze kubakuraho mu Egiputa, iba habakuje amaboko akomeye ku byago 10 byari bimaze guterwa Farawo, kuko Farawo yari yavuze ngo Imana ninde ngo nyumvire. Imana rero yaramwiyeretse, imwiyerekera mu byago 7, nk'uko igiye kuziyereka abantu banze kwihana ngo barekure Babuloni iri mu mitima yabo. Ni icyigisho kiryoshye kandi kirekire kigaragaza uburyo ubu bwoko bwa Isirayeli bwacungujwe amaboko akomeye. Kandi buri gihe abantu bajya gucungurwa hagomba kumeneka amaraso. Ikintu mujye mu gice akarongo cyane, kuko Yesu Kristo kugira ngo acungure abantu hagombye amaraso. Ariko mbere ye, uhereye kuri Adamu, uhereye kubabanjirije Yesu Kristo atarapfira ku musaraba, umunyabyaha wese kugira ngo akizwe ibyaha bye hagomba kuva amaraso. Ikindi cyo kigaragaza uburyo icyaha ari igikorwa kibi cyane Imana yanga urunuka. Kandi nibyo, Imana irera kandi ahiba ntihegerwa n'icyaha. Niba rero Imana ku bwa Satani washatse kwanduza ijuru yaramucika mujugunya, n'umunyabyaha utazihana icyaha nawe azacibwa ajugunywe mu nyanja yaka umuriro. Rero aba bantu ba Isirayeli mbere yuko bahaguruka mu Egiputa
habanje kuba ibyago 10, buri cyago gisimburana n'ikindi, muzabisoma. Ariko Farawo yanga kugenza gute? Yanga kubarekura. Igihe rero kigeze, bimaze kumurenga, abana b'imfura bamaze gupfa, nibwo yavuze ngo nimufate inzira mugende. Abisirayeli kuko baragenda, ariko bagenda bamaze kubaga umwana w'intama wa Pasika, kandi bamaze kuwurisha imboga zisharira. Iki ni ikintu gikomeye mu mibereho y'abantu, kuko urugendo rw'Abisirayeli rwatangiye havuye amaraso y'umwana w'intama kuri buri nzu, kandi ayo maraso bagombaga kuyasiga ku nkomanizo z'umuryango, kugira ngo marayika murimbuzi naza kurimbura abana b'imfura b'Abanyegiputa, noneho Abisirayeli babe bari mu burinzi bw'Imana. Kandi ngo nta Mwisirayeli wagomba kurara ahandi hantu hatari muri iyo nzu. Ariko ngo n'Abanyegiputa bashoboye kwigana Abisirayeli bagasiga amaraso ku nkomanizo z'imiryango. Ayo maraso yabagiriye akamaro, marayika murimbuzi aje, abana b'imfura ntibapfa. Abisirayeli rero barahagurutse baragenda. Ibyo iyo ubigereranije n'ibyaberaga mu buturo bwera, buri Imana ni igitangaza. Ibyo yagendaga ikora, yabaga ifite umugambi wo kugaragaza uburyo Yesu Kristo ari we ncungu y'umuntu uwo ari we wese uzamwizera. Aba bantu rero bamaze kugera ku nyanja itukura barabatijwe. Urumva yo twinjiye mu bijyanye n'ubuturo bwera, ugasanga igicaniro cyabaga ku muryango w'ubuturo. Iyo umuntu yabaga yinjiye mu buturo azanye igitambo, naho ngaho yagitambiraga ku gicaniro cy'ibitambo. Ariko dusubiye inyuma gatoya ku bijyanye n'urugendo rw'Abisirayeli, umwana w'intama bawuriye, bawurisha imboga zisharira, bagiye guhaguruka bava hehe? Bava mu Egiputa. Bageze rero ku nyanja itukura, babatirijwe mu mazi ya Yorodani. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yabaga avuye ku gicaniro cy'ibitambo yageraga ku gikarabiro. Iki gikarabiro yabaga agezeho, ibyanditswe biratubwira ngo nusoma mu Kuva igice cya 25 ugakomeza ukagera mu gice cya 40, uzasanga ukuntu aba bantu iyo bamaraga gutunganya igitambo kimaze gutambirwa umunyabyaha, baragenda bagagera ku gikarabiro, bagakarabamo intoki, bagakarabamo n'ibirenge. Tugiye kugenda tubireba ukuntu byagendaga bikurikirana. Ni ukuvuga ngo rero Abisirayeli bamaze kwambuka inyanja itukura, bamaze kuyibatirizwamo, nk'uko umuntu wabaga avuye ku gicaniro yageraga ku gikarabiro nawe agakarabamo ibirenge, agakarabamo n'intoki. Ibyo byose turaza kubireba ukuntu byashushanyaga Kristo. Aba Bisirayeli rero bamaze kuva ku nyanja itukura bagera mu butayu. Mu butayu rero bagombaga kurya manu. Bagombaga kurya manu, niyo yabatungaga umutsima wavuye mu ijuru w'abanyacyubahiro. Iyo umuntu rero yabaga avuye ku gikarabiro, ndavuga mu buturo bwera, yahitaga agera ku meza y'imitsima, ari ishushanya manu. Iyo umuntu rero yavaga ku meza y'imitsima, ari ishushanya ijambo ry'Imana mu buryo bwa mwuka, yaragendaga akagera ku gicaniro cy'imibavu. Iki gicaniro cy'imibavu cyabagamo umubavu uzamuka uhora uhumurira neza Imana. Bivuge ngo kirashushanya amasengesho y'abana b'Imana. Iyo umuntu yabaga avuye rero kuri iki gicaniro cy'imibavu, yageraga ku gitereko cy'amatabaza. Bivuga ngo Abisirayeli barangije kurya manu, Mose arababwira ngo mwiyeze kuko Imana izakora ibitangaza muri mwe. Bagombaga rero kwihana, bagasenga, bakumva ko Imana ibemera. Kandi ubu bwoko bwagombaga kuba ari ubwoko bwatoranyijwe hagati y'amahanga, bwerejwe Uwiteka, bugahinduka nk'itabaza. Mwibuke ko Yesu yavuze ngo umudugudu uri mu mpinga y'umusozi ntushobora kugenza gute? Kwihisha. Ubu bwoko rero bwari bwaratoranijwe n'Imana, kuko bwahawe neza neza isanduku y'amategeko, arimo ibisate bibiri byanditseho ibihamya. Ni ukuvuga ngo ijuru ryose ryari ryarabirangirijemo ari ubwoko bwatoranijwe. Ibi rero byose byashushanyaga iki? Byashushanyaga Yesu Kristo, kuko ubuturo, nusoma amagambo Imana yabwiye Mose, yaramubwiye ngo bandemere ubuturo bwera, nture hagati muri bo. Ubuturo bwera rero niho Kristo akorera uyu munsi. Wibuke neza ko Rusiferi wa wundi watwikiraga agacibwa, niwe watwikiraga isanduku y'isezerano yari irimo amategeko y'Imana. Niwe wari umukero ubutwikira. Kandi Imana yari yabwiye Mose ngo mundemere ubuturo bwera, ture hagati muri mo. Kandi gutura hagati muri bo, Yesu Kristo niwe wagombaga kuba ari mu mitima yabo,
kuko Yesu Kristo niwe jambo ry'Imana rizima, niwe mutsima w'ubugingo wabatungaga, niwe wari uri muri manu. Kandi Yesu Kristo niwe ari mu nkingi y'igicu yabakingiraga ku manywa izuba, ikabashyushya nijoro mu nkingi y'umuriro. Kandi ni nawe wagombaga kuba amanukira mu isanduku y'isezerano. Imana ni nziza. Rero mu buryo bw'ibyo bikoresho byo mu buturo bwera, uzabisome mu gice cya 40, uzasanga ko byari biteretse mu buryo bw'umusaraba. Bivuga ngo ibirenge bya Yesu Kristo nibyo byashushanyaga igitambo kiriya ntama, kuko yatewe imisumari mu birenge. Igikarabiro gikurikiyeho, Yesu Kristo yatewe icumu mu rubavu, havamwo amazi avanze n'amaraso. Ukuboko kwe kw'iburyo kwashushanyaga ameza y'imitsima, kwatewemo imisumari. Ukw'ibumoso kwashushanyaga igitereko cy'amatabaza, kwatewemo imisumari. Yapfuye aturitse umutima, kuko yavuze ngo birarangiye. Yaturitse umutima, bigaragaza igicaniro cy'imibavu. Kandi umutwe we yambitswe ikamba ry'amahwa, bishushanya amategeko y'Imana yarari ahera cyane. Ndagira ngo rero nkubwire nshuti y'Imana, ukwiye kwibaza impamvu Imana yashyizeho iyi nzira yose y'abana b'Imana, ukanibaza impamvu abanyabyaha nabo bakomeje. Tugeze hariya muri Daniel niho twarebaga neza neza uburyo iyi ntambara ihanganishije Kristo na Satani kubw'icyaha no ku mategeko y'Imana. Iyo ugeze hano muri Daniel mu gice cya mbere, niho turi burebe, twari twinjiye muri ayo mateka kugira ngo turebe Abisirayeli impamvu bavuye muri Egiputa bakaza bakagera mu butayu, bagakomereza ko bakagera i Kanani. Aha ngaha i Kanani niho nagira ngo urebe ukuntu bagezeyo barasengaga, bakagira ibintu byinshi bikomeye. Niho ngo bari bafite ishuri ryiza cyane ryigishaga abana b'abahanuzi, kandi abantu bose babaga aho ngaho basenga Imana batuje. Ariko niwinjira neza mu byanditswe byera, urasanga ukuntu Abisirayeli bagiye bateshuka buhoro buhoro kugeza igihe noneho Imana ibakuyeho amaboko. Noneho umwami w'i Babuloni araza arabanyaga, kuko yaraharwanye. Uko bigaragara mu mwaka wa 3, Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yateye Yerusalemu arahagota. Murongo wa 2, Uwiteka Imana amugabiza Yehoyakimu umwami w'Abayuda hamwe n'ibintu bimwe byo mu nzu y'Imana, abijyana mu gihugu cy'Ishinari mu rusengero rw'Imana ye, maze abishyira mu nzu y'ububiko bwayo. Nuko umwami ategeka Ashipenazi umutware w'inkone ze kuzana abana b'abasore bamwe bo mu Bisirayeli bo mu muryango w'umwami n'ab'imfura bandi batagira inenge, ahubwo b'abanyaburanga n'abahanga mu by'ubwenge bwose, bajijuka mu byo kumenya n'ingenzuzi. Muri abo Bayuda, ku murongo wa 6, muri abo bana b'Abayuda harimo Danieli na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Nuko umutware w'inkone abahimba amazina. Danieli amwita Beluteshazari, na Hananiya amwita Saduraka, na Mishayeli amwita Meshaki, na Azariya amwita Abedenego. Iki gitekerezo kibanzirizwa n'ibindi bigaragaza ukuntu Abisirayeli bagiye bagomera Imana, n'uburyo bagiye baba abanyabyaha, n'uburyo ingaruka zabyo zagiye zibageraho. Iyo turebye urugero, turusanga igitabo cya mbere cya Samweli, turareba mu gice cya 8 uhereye ku murongo wa 1 turageza uwa 9. Samweli amaze gusaza agira abahungu be abacamanza b'Abisirayeli. Kwa Bisirayeli twabibonye ukuntu bavuye mu Egiputa n'ukuntu bageze i Kanani, ni amateka maremare. Kandi Imana niyo yabayoboraga ikorera mu mugaragu wayo Mose. Barangije Imana ihitamo uburyo izajya ibayobora ikoresheje abacamanza. Samweli rero amaze gusaza, kandi Samweli yari umucamanza muri abo, agira abahungu be abacamanza b'Abisirayeli. Imfura ye yitwaga Yoweli, uw'ubuheta yitwaga Abiya. Noneho baje kugira ikibazo gikomeye cyane.
nuko abakuru ba Isirayeli bose baherako baraterana basanga Samweli Rama, baramubwira bati dore uri umusaza kandi abahungu bawe bakigendana ingeso nk'izawe, none rero utwimikira umwami ajya ducira imanza nk'ayandi mahanga. Ariko iryo jambo ribabaza Samweli ubwo bavugaga bati uduhe umwami wo kujya ducira imanza. Nuko Samweli abitura Uwiteka, maze Uwiteka abwira Samweli ati emerera abo bantu ibyo bagusabye byose, kuko atari wowe banze, ahubwo nige banze ngo ntaba umwami wabo. Aya ni amagambo akomeye. Imana irabazamuye bakuye mu Egiputa, ibashyiriraho ubuturo bwera kugira ngo bakorane nayo. Irangije ibashyiriraho abacamanza bo kugira ngo bajye babacira imanza. Imana niyo yari umwami wabo mukuru. Ariko ngo abakuru bose ba Isirayeli baraterana babwira Samweli bati reka da, turashaka kutwimikira umwami, natwe tukagira umwami uzajya tujya imbere tugiye ku rugamba. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo Imana iyo yabaga ibari imbere bagiye ku rugamba, mwibuke nk'Iyeriko barwanaga, bo barazengurukaga gusa umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri inkuta za Yeriko zikarindimuka, ingabo zo mu ijuru arizo zizirindimuye. Ariko banga kuko bumvaga muri bo ngo barashaka gusa n'abandi. Nuko niko byabagendekeye koko. Samweli aragenda bitakira Uwiteka, Uwiteka aramubwira ngo genda bakorera ibyo bashaka kuko atari wowe banza ahubwo nige banza. Umva ikibazo cy'ubwoko bw'Imana aho cyari gitangiriye. Wumve ko nawe mu gihe runaka iyo ibyawe utakibikesha Imana ukiyambaza izindi mbaraga, birashoboka ko ibyo ushaka wabigeraho ariko bikazakugirira ingaruka mbi. Uraza kumva ingaruka rero zabaye ku Bisirayeli. Aba bantu ikintu bakoze, iyo wihuse Imana kuko ni umukozi w'umuhanga, Imana yaje kubategurira umwami, inabimenyesha Samweli. Uyu mwami rero yitwaga Sawuli. Insoma ibya Sawuli byarantangaje cyane, ngo Sawuli mu bantu bose b'Abisirayeli yari umunyaburanga, kandi ngo yari muremure abantu bose bamugera ku rutugu. Umunsi umwe rero indogobe zase zarazimiye, zimaze kuzimira, abantu bagenda hirya no hino nk'uko musanzwe mubizi, amatungo yabuze abantu barahurura bagashaka. Sawuli nawe uyu ngo yajyananye n'umugaragu wa se bajya gushaka indogobe, barazishaka iminsi 3 irashira, ibyo kurya bari bafite by'impamba yabo birashira, barananirwa. Noneho ngo baravuga batari ko nta muntu twabona hano w'umuhanuzi cyangwa bamenya kugira ngo aturangire uburyo dushobora kubona indogobe zacu. Nuko ngo umugaragu aramubwira ati nyamara hano hari uwitwa Samweli. Baragenda rero bajya kwa bamenya, ni ku ijambo ry'Imana rivuga. Bageze imbere ya Samweli bamubwira ikibazo bafite, ariko Imana yari yarangije kwereka Samweli ko uwo nguwo ari buzaba umwami w'Abisirayeli. Samweli aramubwira tumva gendenda kujya ku kanunga gutamba igitambo. Aravuga ati tuzamukane. Bamaze kuzamukana, iki gitekerezo uzakomeza ugisome cyane. Bageranye mu mpinga, ibyo yari yamuhishiye yarabimuha. Mu gitondo yari yamucumbikiye bagiye gutaha, nuko aramubwira ati bwira umugaragu wawe atambuke. Amaze gutambuka mwimikisha amavuta, arangije amubwira ibintu biza kumubaho. Amubwira ko aza guhura n'abantu batwaye amarobe, bakaza kumuha amarobe 2, aza kumubwira ukuntu aza guhura n'abahanuzi nawe agahabwa imbaraga y'Umwuka wera. Nuko ngo Sawuli akiva uruhande rwa Samweli, umutima uhinduka mushya. Ariko ikintu cyantangaje kuri Sawuli, nawe gikwiye kugutangaza, uraza kumva imisazire ya Sawuli, wumve y'umuntu w'Imana yari afite umwuka w'Imana akabivamo, amaherezo y'ukuntu aba mabi. Uyu Sawuli rero niko byagenze koko, umwuka w'Imana arawuzura. Amaze kuwuzura atangira akazi, ahagararira Abisirayeli. Nuko igihe kimwe Samweli ategeka Sawuli mu gice cya 15 kurimbura Abamaleki. Nuko twibuse mu gitekerezo, Sawuli koko agaba ingabo, aragenda ajyana n'abasirikari, ariko nibwo bwa mbere yatangiye kwica itegeko ry'Imana. Nuko ngo aragenda aho kugira ngo akore ikitegeko ry'Imana ryamubwiye ko agomba kurimbura Abamaleki. Agezeyo ngo arokora umwami wabo witwaga Gagi. Abantu nabo barokora inka z'inyamibwa ngo n'intama n'ihene z'ibiduhagire. Nuko aragaruka
ahuye na Samweli ngo aramubwira ngo Uwiteka guhire. Samweli aramubwira ati Uwiteka mpire. Ariko se ni ibiki? Ibyo bintu numva mu matwi ni ibiki ko numva inka zabira, nkumva intama zitama, ihene zihebeba? Ibyo numva mu matwi ni ibiki? Undi atari ko nakoze ibyo wambwiye. Ese koko yari yakoze ibyo Uwiteka ashaka? Burya umunyabyaha igihe cyose ahora atwikira icyaha cye. Nuko aramubaza ati uwo muri kumwe ninde? Aravuga ngo ni umwami witwa Gagi, umwami w'Abamaleki. Ikintu cyakurikiyeho gikomeye cyane. Wumve ko gukinisha icyaha ari ikintu giteye ubwoba. Samweli yarababaye, amubwira amagambo ngira ngo utege amatwi akomeye cyane. Samweli ku murongo wa 17 w'igice cya 15. Reka duhere ku wa 10 kugira ngo byumvikane. Bukeye ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Samweli, aravuga ati nicuje icyatumye nimika Sawuli. Imana igera igihe yicuza. Aho wowe muri wowe ntabwo wazatuma Imana yicuza cyatumye ikurema cyangwa ikakwimika nk'umuyobozi, waba uyobora itorero cyangwa uyobora igihugu, ahari ukazakora ibintu bituma Imana yicuza icyatumye gushyira kuri uwo mwanya. Bukeye ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Samweli, aravuga ati nicujije icyatumye nimika Sawuli, kuko yateshutse akanga kunyoboka, ntasohoze amategeko yanjye. Samweli abyumvise ararakara, akesha ijoro atakambira Uwiteka, maze Samweli azinduka kare mu gitondo ngo ahure na Sawuli. Uri kubyumva? Aragenda koko barahura. Bamaze guhura, dore ikintu gikomeye cyahabaye. Kuko yaramubajije nkuko tumaze kubivuga, ati ibyo numva mu matwi ni ibiki? Aravuga ati abantu nibo bafashe kuri iyo minyago, bashakaga ibitambo byo gutambira Imana. Aramubaza ati uwo mwami se we waragenda ate? Undi ati nanjye namurokoye. Reka nkubwire, byatumye Samweli akora icyo atagombye gukora. Umurongo wa 23. Samweli aramusubiza ati mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta ko yakwishimira umwumviye? Erega kumvira kuruta ibitambo, niko yamubwiye. Kumvira kuruta iki? Kuruta ibitambo. Noneho dore ikintu cyakomeje cyanteye ubwo. Samweli yahise afata uwo mwami witwa Gagi, aramutemagura, amushyira hariya, kuko Uwiteka yashakaga ko ibyo bintu byose bihava. N'ibyo bitambo byose barabyangiza, barabyica. Kuko Imana ikikeneye ni umuntu yumvira, si ibitambo. Ndagira ngo ubwire ngo ibyo ukora byose, niba utumvira Imana, nubwo watura ibyahe, nubwo byagenda bite, Imana ntabwo izakwishimira. Sawuli amaze kumva no kureba ibyo Samweli amubwiye, aramubwira ati ku murongo wa 24, Sawuli abwira Samweli ati naracumuye ubwo nishe itegeko ry'Uwiteka n'amagambo yawe, kuko natinya abantu nkabumvira. Iki ni ikintu gikomeye. Yaragiye kwicuza ibihe byarangiye. Yaragiye kwicuza ibihe byarangiye. Noneho ndakwinginze mbabarira icyaha cyanjye, kandi uhindukirane nanjye kugira ngo nsenge Uwiteka. Ariko yaragiye kubikora igihe cyarangiye. Samweli abwira Sawuli ati sindi busubiraneyo nawe, kuko wanze ijambo ry'Uwiteka, nawe yanze kuba umwami wa Isirayeli. Ahantu ujye uhitondera cyane. Ushobora kwanga gukora ibyo Uwiteka ashaka, nawe akakwangira kuba umwami cyangwa uba umuyobozi cyangwa mu nshingano runaka. Umva ibintu byabaye kuri uyu mugabo. Nuko Samweli agihindukira kugenda, Sawuli asingira ikinyita cy'umwambaro we uracika. Samweli aramubwira ati Uwiteka nawe aguciye ku ngoma ya Isirayeli uyu munsi, ayihaye umuturanyi wawe ukuruta. Sawuli aravuga ati naracumuye, ariko none ndakwinginze unyubahirize imbere y'abatware b'abantu banjye n'imbere y'Abisirayeli, tugarukane kugira ngo nsenge Uwiteka Imana yawe. Nuko Samweli arahindukira akurikira Sawuli. Sawuli asenga Uwiteka. Ndagira ngo nkubaze, nubwo Sawuli yaragiye gusenga Uwiteka, Uwiteka yari yarangije kuvuga ngo naguciye ku ngoma. Ndagira ngo nkubwire, hari abantu benshi uyu munsi wa none bagisenga, bakiri abayobozi, ariko ibyabo byararangiye. Kubera iki? Kubera ibyaha byabo banze kureka. Ndagira ngo gusabe ugifitiwe imbabazi hakiri akanya, wumva icyo Uwiteka akubwira. Umva ikintu cyabaye kuri Sawuli, wa muntu twabonye
wari wuzuwemo n'umwuka w'Imana akajya hamwe n'abahanuzi guhanura kubwo kwica itegeko ry'Imana. Amateka ye kubera kwimura Imana, kubera ko umwuka w'Imana yavuye mu muntu, byanditswe bitubwira ngo iyo dayimoni agiye arongera akagaruka gusura inzu ye, yasanga ikubuye nta kibazo gihari, akazana noneho ngo barindwe, badayimoni barindwe bamurushaho kuba babi, ibya nyuma by'uwo muntu bikarushaho kuba bibi. Sawuli nawe niko byamugendekeye, ahabaga umwuka w'Imana waragiye, noneho ngo atangira kujya asaragurika, igihe kiragira rero abantu baramureba baramubwira batumva, kugira ngo nibura ibi bisazi byawe bishire nawe nuta Imana uzajya usaragurika, ibyo ukora byose usange ni imijinya, ibyo ukora byose usanga uri kugirana amatiku n'abantu, muri wowe uhora uhangayitse, wibaza utari ko ibi bimbaho ni ibiki, ahubwo nuko wimuye Uwiteka ukaba utabizi. Kubera ko Sawuli nawe amaze kwanga itegeko ry'Imana, umwuka w'Imana yamuvuyeho, ahubwo umwuka mubi, niko ibyanditswe bitubwira. Uzakomeze usome iki gitekerezo, ni igitekerezo cyiza gishobora kugukebura aho ugiye kujya. Nuko ngo umwuka mubi akajya mutera akagasaragurika, noneho baramubwira batumva, kugira ngo ubashe gutuza nuko nibura wabona umuntu uzajya kuririmbira. Abantu abagaragu be baramubwira batari ko hari umuhungu wa Yesayi, wa wundi witwa Dawidi, kandi uwo Dawidi niwe wamaze kwimikwa, yamaze kumusimbura. Sawuli ari aho ngaho, ari ikintu kimeze nk'igipampara, ngo ari uhari ku buyobozi, kandi ubuyobozi bwe bwagiye kera, kuko ibyamurangaga mu byumve, icya mbere yarasaragurikaga. Nawe niwumva ibicuri biri kugufata imijinya buri kanya, wareba ubwoko bw'Imana ukumva wabahitana, uzahita umenye ko umwuka wari uri muri Sawuli nawe wamaze kukwinjiramo. Nuko niko byagenze. Kandi abantu benshi muri iyi minsi turimo bibwira ngo barayobora, kandi ikibuzuye niki? Ni umwuka wari uri muri Sawuli, wa wundi utuma umuntu asaragurika, umwuka mubi uturuka kuri Satani. Nuko baragiye bazanye Dawidi, Dawidi akajya acuranga, umwami ibisazi byahaguruka agacuranga. Nuko umwami aho kugira ngo anyurwe nuko Dawidi acuranga, agafata icumu akaba ari mutikuye, undi akaba yabibonye akarisimbuka rigafata urusika. Iyo mibereho ayikomeza atyo. Ariko ndagira ngo nkubwire, umuntu uri mu mwuka w'Imana ntabwo ahora inzigo. Ariko abantu b'iki gihe arakubwira ngo niba tutavuga rumwe ndakwica cyangwa ndaguca, kuko nicyo kintu abashoboye. Uri kubyumva? Ukwiye kumva neza iki ijambo ry'Imana rivuga. Sawuli uyu yatangiye ubwo atangira guhiga Dawidi. Dawidi akomeza kugenda muhunga. Umunsi umwe ikintu cyantangaje cya Sawuli abantu benshi imyihanire ya Sawuli niyo bafite muri iki gihe. Iyo yamaraga kubona afatiwe mu cyaha, nibwo yafataga igihe cyo kwihana, byahe yarahindukaga se ku munwa. Nuko umunsi umwe rero ari guhiga Dawidi rero buriya yari yifitiye inshuti ye yitwa Yonatani, umuhungu wa Sawuli. Nuko akajya amubwira uko ibintu bimeze, nuko kugeza igihe yanamushyingiye umukobwa we ngo agira ngo azamubere umutego. Ariko Dawidi kuko yari mu mbaraga z'Imana, umunsi umwe rero bariho bahiga Dawidi yari yibereye mu buvumo. Nuko Sawuli arakubwa, ashaka kujya kwisayidi. Nuko ngo akatira mu buvumo. Ahageze yinjira mu buvumo, akemura ibyo akemura. Abari bari kumwe na Dawidi baravuga batumva, umwanzi wawe nguyu noneho Uwiteka yamukugabije. Ikintu nakundiye Dawidi yaravuze atumva, sinshobora gukora ku muntu Imana yimikishije amavuta. Dawidi ikintu yakoze ni kimwe, yafashe icyo kinyita cy'umwenda wa Sawuli agikatisha inkota ye. Sawuli asohoka mu buvumo aragenda atazi ibyabaye. Ageze haruguru, Dawidi asohoka mu buvumo ngo aragenda aramuhamagara ati, nyakubahwa Sawuli. Sawuli akebutse ngo ahita amwereka ikinyita cy'umwenda we yari yakebye. Nuko ngo aca bugufi aravuga ati, ariko mwami, niki nagucumuyeho? Wagaragariza abantu nkaba naraguhemukiye? Ni akahe kazi wanshinze sinkakore? Nigeze nkora ikihe cyaha imbere yawe? Nuko Sawuli ngo aramubwira atumva, mwana wanjye ndushije gukiranuka. Nuko ngo abwira abantu be bari kumwe nawe ngo barataha. Inshuro ya kabiri, kubera ko umwuka usarisha wari umurimo, yongera kujya gushakisha Dawidi.
inshuro ya kabiri nuko ngo baraza bagera ku rutare aho Dawidi yari yihishe, aba yababonye, baraza bararyama, bamaze kuryama barasinzira ngo ejo bazajya kumushaka. Wari utwaje Dawidi intwaro, kuko Dawidi yagendanaga ya nkota yari yaricishije Goliyati, mwibuka ko yayikuye mu buturo bwera mu gihe yari agiye gushaka imitsima, yabuze icyo kurya agafata imitsima yategekewe kumurikwa. Icyo gitekerezo murakizi, inkota yindi yambuye Goliyati yari akifite. Nuko baramanuka, umutwaje intwaro aramubwira ati reka nkwereke, noneho Uwiteka akugabije Sawuli. Dawidi atoye, ntabwo umuntu Imana yimikishije amavuta namukorera icyaha ngo mwice. Nuko ngo baramanukana baragenda, Sawuli arasinziriye n'ingabo ze. Nuko ngo baragenda bashingura icumu ryari ku musego wa Sawuli, baterura n'urunywero rwe yanyweshaga amazi, barigendera. Bageze haruguru barahamagara, hamagara umugaba w'ingabo ati uri umugabo da, uzi kurinda, warinze shobuja. Dawidi rero kuko yari umuntu w'Imana ntabwo yashakaga kugira nabi. Ndagira ngo nkubwire ngo umuntu ufite umwuka w'Imana ntabwo agira nabi. Imana ni nziza. Icyo gihe rero icyaje kubaho gikomeye nuko Dawidi kubera gukiranuka, Sawuli yaje kugeraho yanga Imana, agera ubwo ajya gushikisha, kugeza igihe ibye byarangiye, arapfa n'abahungu be. Uwitwa Yonatani niwe wambabaje cyane, inshuti ya Dawidi, nawe agwa muri iyo ntambara. Birangiye Dawidi yima ingoma. Nasomye amagambo avuga ngo Imana yari yiboneye umugabo ufite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Dawidi uyu iyo yakoraga icyaha nyabuneka yarihanaga, kuko nusoma muri Zaburi ya 55 uzasanga ikibazo Dawidi yahuye nacyo gikomeye, kandi uzareba ukuntu icyaha kijya kigira umuntu igicucu, kigatuma umwami wari umeze nka Dawidi wubashywe asuzugurika. Kuko icyaha kiragusuzuguza, kikakugira ifundi igira ibivuzo. Natangajwe n'iki gitekerezo cya Dawidi. Uyu Dawidi yakoze ibintu bitangaje. Ingabo ze zagiye ku rugamba, we yisigarira imuhira. Iryo ni ikosa rya mbere. Ikosa rya kabiri, Dawidi ubwo yari yibambuye ngo yagiye hejuru ya Yerusalemu, hari urukuta runini, atangira kugenda areba. Kandi Yesu yaravuze ngo ijisho ryawe ry'iburyo nirikugusha urinogora uritekure, ngo byaba byiza ugiye mu ijuru ufite ijisho rimwe. Dawidi rero yaje kubona ibyo atagombaga kwitaho cyane, ariko kuko atabaye maso aza kubona umugore wiyuhagira. Amaze kumubona ntiyanogora ijisho ngo yikomereze, ahubwo ijisho n'ubwonko birakorana, atangira kubaririza abaza abamurinda. Nawe urumva umwami arabaza ngo ariko uriya mugore nabonaga yiyuhagira ni mukande? Baramubwira bati ni muka Uriya umugaragu wawe. Dawidi akora ibishoboka byose, nibwo yinjiye mu cyaha kiboneka muri Zaburi 51. Amaze kwinjira muri icyo cyaha cy'ubusambanyi, yatumije uriya mugore w'umugaragu we, araza aryamana nawe, ndetse ngo amutera inda, kugeza igihe umugore yaje kumutuma ati ndatwite. Nuko nawe atumira umugabo we Uriya kugira ngo aze ajye kurara iwe, umwami abona uko yica nkete. Abanyabyaha ni ibikeye, bazi kwica nkete, ariko amaherezo bikazajya ahabona. Bishobora kujya ahabona muri iyi minsi turimo, cyangwa bikazaza mu rubanza urwo uzahuriramo n'Imana. Nawe wibuka ibintu ujya ukora, ukica nkete, ugakora ibishoboka byose kugira ngo hatagira umuntu bibe. Nuko rero yahamagaye Uriya, araza aramubwira ati ugende urari wawe, uzaze ejo nkubwire ubutumwa nzagutuma kuri Yowabu umugaba w'ingabo. Nk'umuntu wari uzi amategeko y'intambara, Uriya yanga kujya kwiryamira imuhira, aravuga ati ngiye ntago naba abasirikare bagenzi banjye bari ku rugamba bari kugwayo ngo ngewe nge kwiraranira n'umugore wanjye ninezeza. Niko byagenze koko, yanga kujyayo. Bukeye umwami akora yandi manyanga, mushakira inzoga kugira ngo ajyeyo kuko yasinze, undi arabyanga ajyaho. Urumva umwami yagiye akomeza kubaza, ese Uriya yatashyiwe? Batereka da,
ku ijoro rya kabiri ese uriya yatashyiwe batereka da. Abantu rero bashobora kugusoma purake bakakwitegereza bakakubona nubwo waba uri umwami bakabona ko wagize ikibazo, kubera ko icyaha nyine kirakumanura kikakureshyeshya nabo mutagombaga kuvuga kimwe, ugatangira kujya kunegosiya nabo. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu Kristo mbere yuko agaruka arashaka ko wihana icyaha ntiwongere kugirana imishyikirano nacyo ndetse n'abanyabyaha. Ariko uyu muntu w'Imana Dawidi ikintu cyatumye mukunda cyane, Dawidi Natani amaze kuza amuciriye umugani aravuga ati rero hari umuntu uri mu gihugu cyawe yarariwe n'umushyitsi, ahubwo hari umukene wari ufite agatama kari kameze nk'umukobwa we, kararaga mu gituza ke, karyaga ku byo kurya bye. Nuko ati umushyitsi amurariye aho kugira ngo afate mu matungo ye, afata akagatama k'umuturanyi we akazimanira umushyitsi we. Dawidi arirenga ararahira aravuga ati uwo muntu niba ari mu gihugu cyanjye agomba iyo ntama kuyishyura inshuro enye kandi azicwa. Arangije Natani aramubwira aterega mwami ni wowe. None umwami ko yari amaze kuruca byagendaga bite? Ikintu cyatumye nkunda Dawidi nuko ngo icyo yakoze yahise yikubita hasi, kuko Natani yari amaze kumusobanurira uburyo abagore n'abakobwa bose bo mu gihugu arabe, ariko agatinyuka agafata umugore w'umusirikari we akamwica, akamusambanya imini, yarangiza ntanarekeraho akandikira umugaba w'ingaba ngo uriya nagera aho ngaho mumushyire ahantu hari urugamba rukomeye mu muhane bamwice. Natani aramubwira ati urishe, urasambanye, ukoza amabi ameze gutyo. Ndagira ngo ubwire ngo icyo cyaha Dawidi yakoze cyaramukurikiranye. Nasomye amateka ya Dawidi numva icyaha ndagitinye, ndavuga ngo Uwiteka ujye udufasha kugira ngo twe gutinyuka icyaha, kuko Dawidi ibintu byabaye mu nzu ye byabaye ikintu gikomeye. Abana be witwa Doniya yarabanje ariyimika, Isa akiriho agira ubwoba. Uwitwa Abusalomu nawe yariyimitse, arangije ahiga se. Isa amaze kumenya ko yamaze kwiyimika arahunga, abaza abantu ngo turabigenza gute. Abantu bamugira inama bati genda ufata abagore baso. Dawidi ngo yari yasize y'abagore 4 bagomba kujya bamurebera ibintu. Arangije umuhungu we Abusalomu ararana n'abagore be ku karubanda mu ihema. Uzabisoma uzabisanga. Ibyabaye ku nzu ya Dawidi ni ikintu gikomeye cyane. Umuhungu we afata mushiki we kubera iki? Kubera ko ingaruka z'icyaha zigomba kuza byanze bikunze. Twerekeza ku musozo rero, iyo tugiye muri Danieli nkuko twabibonye, ababisirayeli bakomeje kujya bakora ibintu bibi cyane, bagenda igihe cyose bateshuka ku Mana. Uzabisoma urebe ukuntu abahanuzi bagendaga bababwira babagarura mu nzira bakanga. Kubera iki? Kubera ya magambo bivugiye ngo turashaka kutwimikira umwami. Icyo gihe bimuye Imana bimika abami, ariko abami bagiye baba abami babaye abami, kuko bari bimuye umwami ukomeye Imana, bimika abantu rero bagombaga kugenda bakora ibisa n'iby'abantu. Rero muri Danieli niho twabonye ukuntu Nebukadineza yaje gutera Abisirayeli. Kwa Abisirayeli Imana yari yarabasezeraniye ko nta muntu uzabatera ngo abatsinde, ariko kubera kuramira mu byaha baragiye bahinduka abantu nk'abandi. Nuko abami batangira kujya babatera. Nibwo Nebukadinezari rero yagabye igitero. Yari umwami w'i Babuloni. Amaze kugaba igitero, ibintu byose arabizambya, abantu bafata mpiri. Nibwo bafashemo ba Danieli. Amaze kubafata, byari ngombwa rero ko abigisha ibijyanye n'i Babuloni. Ariko aba bantu nubwo babaga bafite abami babi b'abanyabyaha, ariko habaga hari abahanuzi bagenda babigisha iby'Imana. Ufite gukurikiza ibyo bamwigisha, uyu muntu wese yagomba kuba ahagaze yizera Imana, kandi Imana ikamukoreramo ibitangaza. Umunsi umwe rero uyu Danieli Imana yagiye imukoresha, murabizi, yaba gusenga. Yari afite we na bagenzi be intego bihaye
bageze i Babuloni, muzi ko umwami yabateguriye ifunguro ririmo ibyo kurya, birimo inyama zihumanye, birimo vino, mbese ibintu byavaga ku meza y'umwami. Ariko bo kubera ko icyo Imana yakomeje kuvuga uhereye mu itangiriro bakomeje kukigenderamo, bashakaga kuba abantu b'Imana bafite itandukaniro mu mirire n'iminywere. Iyi mirire n'iminywere rero yatumye kuko baryaga nk'uko Imana ishaka, birira ibishyimbo, binywera amazi, barya imboga ndetse n'imbuto. Byatumye rero bagira uburanga, bagira ubwenge. Noneho uyu Danieli yakomeje kujya asenga, murabizi neza niwe wajyaga asobanura iby'ibwami byananiranye, niwe wasobanuye ibijyanye n'igishushanyo umwami yarose, niwe washoboye gusobanura ibintu byinshi cyane. Ariko tugeze mu gice cya gatatu, kuko umwami muzi ko yarose inzozi, abona igishushanyo kimuhagaze imbere gifite ibice 4 bitandukanye. Ntabwo ibyo turi bubijyemo, kuko ku mutwe cyari izahabu, igituza n'amaboko yari ifeza, inda n'ibibero byari umuringa, amaguru yari ibyuma, noneho amano ari ibyuma bivanze n'ibumba. Ntabwo ibyo ndi bubisobanure nonaha, ahubwo ndashaka kugera ku cyo nshaka kugeraho. Umwami rero mu gice cya gatatu, kuko Danieli yari amaze kumusobanura ukuntu ubwami bwe buzavaho bugasimburwa n'ubw'Abamedi n'Abaperesi, Abamedi n'Abaperesi bagasimburwa n'Abagiriki, Abagiriki bagasimburwa na Roma ya gipagane, Roma ya gipagane igasimburwa n'Ariyamano, arizo ngoma z'i Burayi 10. Ibyo byose ni ibintu byagiye bisobanuka, cyangwa tuzabisobanura mu kindi gihe. Noneho rero uyu mwami yiyemeza noneho guhinyuza izo nzozi Danieli yamubwiye, yumva ko ubwami bwe buzahoraho iteka ryose. Noneho ikintu yakoze ni iki? Nuko yafashe igishushanyo cyose uko kimeze, uko yari yakeretswe, noneho akibumba mu rwego rw'izahabu, kugira ngo yashaka kugaragaza ko ubwami bwe butazahanguka. Uyu mwami rero iki gishushanyo yaragihagaritse. Muzi ko umwami yayoboraga isi yose, atumiza abantu baturutse mu ntara ngo 120 baraza, ariko ikintu cyari kibazanyaho bari kugira ngo icyo gishushanyo bakeze banagisenge. Ariko hari abagabo 3, abasore 3 witwa Saduraka na Mishaki na Bedenego, nk'uko twabibonye, bari abantu bamenyereye gusenga Imana yo mu ijuru, ariyo mbararika gusenga muri iki gihe. Iyi Babuloni yo mu gihe cya Nebukadineza, ya yindi yari yariyubakiye irimo ibigirwamana, muzasanga ko aha ngaha barababwiye ngo umva nitwongera kuvuza amahembe, kuko ku nshuro ya mbere aba bahungu uko ari 3 basigaye bahagaze ntibubarara imbere y'icyo kigirwamana. Umwami arabahamagara arababwira ati ariko ubundi nimwe mwabyitumye cyangwa mufite undi wabatumye wabatekeye mu ibyo bintu? Baramubwira bati nta mpamvu yo kugusubiza iryo jambo. Igishushanyo cyawe wakoze ntidushobora kugipfukamira. Imana dukorera ibasha kudukiza, kandi naho itadukiza ntabwo tuzagipfukamira. Aravuga ati noneho nimwongere itanura muri ryenyegeze. Bararyenyegeza, bongera noneho bavuza amahembe, bavuza imyironge, ibintu byose bivuga bicuranga. Abantu barara hasi, abahungu basigara bahagaze. Uburakari bufata umwami, aravuga ati utuduhungu tudusore dushobora kugomera itegeko ryanjye ni bantu ki? Nuko ngo ategeka abasirikari, baragenda barababoha bambaye imyenda, baragenda babajugunya mu itanura ry'umuriro. Ababajugunyemo b'abasirikari niba umuriro wafashe barashya, bari abasore ngo basigara bagenda mu muriro, ngo umusatsi ntiwigeze ubabuka, imyenda yabo ntiyahiye. Nebukadinezari ngo arahaguruka arareba ati ntitwajugunye harya abantu 3 mu muriro baboshye, none ndabona ari abantu 4, kandi uwa 4 arasa n'umwana w'Imana. Umva Imana yo mu ijuru uburyo yigaragaza. Babeli yo mu gihe cya mbere, ibyo bari bubatse byose Imana ibikubana 0. Babuloni yo mu gihe cya kabiri yo kwa Nebukadineza, Imana ibikubana 0. Ibyo yashaka kugeraho byose birarangira. Aravuga ati Imana ya Shadaraki na Mishaki na Bedenego niyo Mana nyamana. Umuntu wese utazayisenga bazamutemagure, bamujugunye, inzu ye izahinduke nk'icyavu. Cyavu aho bituma.
none Babuloni yongeye yahagurutse muri iki gihe Babuloni yahagurutse, umuyobozi wayo Satani arahari, abamukorera barahari, barashaka kongera kugomera itegeko ry'Imana. Ibibi byamaze kwirundanya. Ndagira ngo nkubwire, Imana igiye kwigaragaza. Abantu nibiyegeranye, nibakora ibyo bashaka, nibagomera amategeko y'Imana, ariko Imana yaremye ijuru n'isi nkuko twabitangiye tubibona. Imana yarimbuye Babeli. Imana yaciriyeho iteka Babuloni, igiye guciraho iteka Babuloni yo mu minsi y'imperuka, aribwo bwiyunge bw'amadini. Aho abantu bamaze kwirundira kugira ngo bose bahurize hamwe kugira ngo bice amategeko y'Imana. Imana amategeko yayo irayafuhira, nayera. Uzagerageza kugira icyo akora ngo aratunga urutoki ku itegeko ry'Imana, ntabwo azagera ku ntego. Kandi uzagerageza gutunga urutoki ubwoko bw'Imana, Imana izamuciraho iteka. Ndagira ngo nkubwize ukuri, umuntu ashobora kukwica akagushyingura, ariko ntabwo yahagarara ku gituro cyawe ngo akubuze kuzuka. Muririmbyi yararirimbye ngo utakurusha gusenga ntakajya gutera ubwoba. Iyi minsi turimo biradusaba kuba maso no kuyoborwa n'ibyanditswe byera. Iki gitabo cy'intambara ikomeye hari icyigisho kivuga ngo ibyanditswe byera n'umurinzi. Ndagira ngo nkubwire, nudafata ibyanditswe byera Bibiliya ngo ikubere umuyobozi, uraje nawe uraza kubarara nk'uko abandi ba Isirayeli batari Shadaraki na Meshaki na Abedenego bari baharari benshi, nabo barubarara. Ariko niba ubana n'Imana by'ukuri, ukaba waramaze kushyikirana na Kristo, akaba yarakubabariye ibyaha byawe, ukaba wubatse ku rutare rwo Kristo, iyo nyamaswa ntabwo uzayiramya. Shuti mukunzi w'umusaraba, ndagira ngo nkubwire, tandukana n'icyaha. Tandukana n'icyaha, tandukana n'ubwoba, kuko wamaze kwakira Kristo, ibyo akora byose abikora kuri gahunda kandi ibintu bye akabikemura. Reka rero Imana idufashe kugira ngo muri iyi minsi duhagazemo ya nyuma, Uwiteka adufashe kugira ngo tumugire nyambere, twe kugenda dusubira inyuma nk'uko twabibonye ku bami ba Isirayeli, ahubwo turusheho gushikama mu mbaraga z'ijuru mu izina rya Yesu. Reka kubw'iki cyigisho cyiza dusenga Imana. Mana yacu udukunda uri mu ijuru, umuremyi w'ijuru n'isi, umuremyi w'inyanja n'amasoko, umuremyi waremye izuba, ukarema inyenyeri, ukarema ukwezi, ukarema umuntu ukamuha ubutware, turagushimiye, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye ko waduhaye ijambo ryawe kugira ngo ritwereke amateka y'isi y'abantu bagiye baba mu ruhande rwawe bakagusenga. Natwe twifuza kuba mu ruhande rwa Yesu kugira ngo tugusenge by'ukuri, tuguheshe icyubahiro, nuhishurwa tuzabashe kubona ubugingo. Twamaze kubona n'abantu bagiye bakugomera uko byagiye bibagendekera, uturinde kuba muri uwo mugabane. Dufashe rero muri iki gihe tugezemo giheruka, kugira ngo tugende nk'uko ushaka, kandi ubwo twiteguye gusakirana n'imiraba ikomeye cyane Satani yahagurutse n'abakozi be kugira ngo bakureho amategeko yawe, duhe kuyahagararira. Dufashe rero kandi utugirire neza, udutandukanye n'icyaha cyose mu izina rya Yesu. Amen.